agasobanuye ko uyu munsi tugatangira no ku mukobwa ari kwirukanka abagoye kuri boss we ndetse n'umugore boss kumbi ni vampire yagiye kumuruma urugi ruba rurikubise maze umukobwa arikanga na boss we ahita yikanga ku kanya umukobwa ahita asohoka vuba vuba afite ubwoba ako kanya boss ahita areba agakobwa agahita kazano gafite ubwoba gahita gafungiranya ako kanya gafite ubwoba gahita gakarama amazi gafite ubwoba ako kanya kakiri aho ngaho kumva umuntu akoze ku urugi ruba rurifunguye agakobwa kagira ubwoba kumbe kumukurura mu kirahure kabona boss ari inyuma yako avuga ati nubikore ndagusabye nta kintu nabonye akabwira ati ntagira ikintu uvuga nzahita nkwindura vampire ako kanya karamubwira ati mbabara boss nta kintu nabonye avuga ati uzagume gutyo uvuga ko ntacyo wabonye kugeza igihe isi zarimbukira boss atangiye kuzana amenyo nk'agiye kuruma umukobwa atari yamuruma sinzi ikintu cyabaye ku umukobwa ahita amusunika ako kanya umukobwa ahita atangira gukiza amagara ye maze boss aramureba aravuga ati uriteje se ikibi agakobwa kaje gafite ubwoba kaza muri kampani bose baribaza ati ese byagenze gute boss aramubwira ati hagarara umukobwa hagarara aramubwira ati uranyibye avuga ati boss wapi ntago mwibye nshaka kugenda agakobwa gatangira kumuteza abantu nyamara sinzi ukuntu abakozi bumva ko boss ari umukozi muto uvuze ibyo bintu ngo bumve boss abe yabyemera abakozi ako kanya bahise baterana agakobwa barigenda habura n'umwe ukita umukobwa disi bamusize mu mazi abira maze umukobwa atangira gukiza amagara ye kumbi boss atangira kumukurikira gake mukuza muri esanseri mu kwaka asanga boss we ni hari nyamara yakinnye n'umuntu utagomba gukinwa cyo rero nagusaba cyo niba ari ubwa mbere kandi akubita subscribe kugira dukomezanye n'agafilme kacu k'uyu munsi maze umukobwa atangira kuvuga ati boss ndagusabye nta kintu nzigira mvuga nibyo navuze byose ndibuze kubisiba nta kintu ndibuze kuba navuga ndaza kubikemura byose nta kintu maze ako kanya ahita gafata boss karamukanda ako kanya gahita kinjira muri elevator maze ubundi karakanda boss atangira guhindura amenyo agakobwa kinjira muri sanseri gafite ubwoba bwinshi cyane karebana na boss sinzi ko ibi bintu bibuze kuba byarangiye hano maze agakobwa kamanuka gafite ubwoba ari umusore kagezeho karamubwira ati ngo mfasha nyamara ni sheri we gahita kamuhobera vuba karamubwira ati sheri nshaka ari ibintu mbonye hano ngaha ndi kugira ngo mfashe tuve hano ngaha vuba reka tuhite tugenda umusore aramubwira ati se nibiki byabaye mbwira ati ndagusobanurira uretse ndagusobanurira umusore aramubwira ati wapi ntacyo nshobora kumva mbwira nibiki byabaye agakobwa gafite ubwoba bwinshi cyane nkuko urabona ko gafite ubwoba bwinshi cyane kibaza ni ese biraza kuba byagindutse gatangira kujya disi nakana k'Imana kabonye ibintu katari gakwiye kubona nibyo bintu bigiye kuba byagakoraho maze umusore atangira kumubwira ati ese wowe urimo kuvuga iki sindi kumva icyo ushatse kuvuga rukumbwira ngo ubonye ibintu bidakwiye kubona ukongera ukambwira ati ngo ubonye umuntu ufite amenyo nka vampire maze agasore kamubwira ati ese ni ibiki umusore ako kanya yese ajugunya hasi ibintu n'umujinya mwinshi agakobwa kagira ubwo akavuga ati se niwe ngo yibyamugezeho bitewe n'ukuntu kare ari maze umukobwa ahita areba ibintu ataye afatamo imbuto maze agasore gahita gafata inoza gahita kamufungiranye imisatsi mbega umusore w'umugome disi y'umunsi wakubanye mubi biva kare mpaka umugoroba ushize agakobwa bagafungiranye imisatsi mu modoka nikabona uburyo kayikuramo disi ibibazo bitangiye kuba byamuza bitewe n'ibintu yabonye avuga ati ese koko ubu ndimo uri kunziza iki ko avuga ati wowe nasoni ugatinyuka ukamfatira ibyo kurya maze umukobwa disi atangira gutamarira umusore amubwira ati ahantu uraza kuhava ari uko boss ageze hano ngaha disi kari gacitse agiye kuba yizana kumba ako kanya ahita amutabara ese uyu musore nuko iki ahita abaye umuntu kandi umusore afite imbaraga afite icyo bita amambaraga ako kanya ahita ashira umugabo ku gikuta ahanjye aramubwira ati wongera gukora k'uyu mukobwa ndibuze ko kugira nabi maze umugabo areba umukobwa aramureba cyane maze umukobwa amubwira ati mureke nakubonye uri ikibutigere murya nkuko wari ugiye kurya umukunzi wawe maze ubundi umugabo atangira kuzana y'amenyo agiye kumuruma
maze wa mukobwa ahita aza gutabara disi. Umukobwa afite umutima mwiza, umuntu yari agiye kumwica none yatangiye kumutabara disi. Umutima mwiza sometimes igihe biba atari byiza kugira ngo ugire umutima mwiza, ku buryo ugira naho ugira umutima mwiza n'umuntu urimo kuguhemukira kandi ubibona. Ese ni ukubera iki? Ese biterwa n'iki? Ese ni ukubera iki abantu tugira umutima tukawugira n'abantu batatwitayeho? Maze umukobwa atangira kurebana ni vampire, nyamara nubwo ari vampire mugabo afite emotion. Bidatinze batuzana hakuno kuri wa mukobwa wari ugiye twatangiye agiye kurumwa. Ako kanya boss abagarutse muri office ye. Ako kanya abakobwa ni abalesbiye. Ako kanya boss byaramutongoye ko n'abakobwa bari gusomana, avuga ati utuguye gitumo uyu niwe mukunzi wanjye. Sinzi uyu mukobwa impamvu amubwiye ati niwe mukunzi we, nyamara kandi twabonye bari barimo kuba basomana. Ubanza hari kugira amwereke ko atamwitayeho ako kanya. Maze agakobwa asomye ubona ko gafite ubwoba bwinshi cyane, abaje kuri uyu nguyu anje amubwira ati ngo nari nkukumbuye, imwereka ko nyine amwitayeho. Nyamara sinzi ko ibintu byakunda kujya gusomana n'umuntu kandi wamubonye gusomana n'umuntu bahuje ibitsina, ibi bintu biragoye. Anje amubwira ati ndakubwiye ngo umvire muri company vuba vuba, ndakubwiye ati mvira muri company, ibyo mbonye urimo gukora ntabwo uri mu kwihisha, umenye ko ubikoreye ku karubanda. Ndavuze ati mvira muri company none ahangaha. Maze umukobwa ahita asohoka yikubita, ahita asohoka. Maze agakobwa gasigara ahantu kamubwira ati mbabara nawe nta kintu nkoze. Akabwira ati wowe ntugire ikibazo. Maze agatangira kwisobanura bya hato na hato. Akabwira ati wowe ntugire ikibazo, wowe icyo ugomba ni ugukora akazi neza, nta bintu nshaka byo kuza kunyicira akazi muri company yanjye. Ese uyu mugabo yabaye iki kugira ahinduke vampire nka kuriya twabibonye? Burya buri kintu kiba gifite inkomoko, nta kintu kiba kiriho kidafite inkomoko aho cyaturutse. Ntacyo wapfa kubona kiriho kidafite inkomoko y'aho cyaturutse. Ese uribaza byaba byaraturutse kugira ngo uyu mugabo aze kuba yahinduka vampire, cyangwa tumwite twabyita nk'ivampire? Ako kanya k'agakobwa karasohoka nako gasanga kakandi hanze. Sinzi ibyo kamuhaye urufunguzo rw'icyumba kuko kano gakobwa kari agakobwa manager ka company ya boss wako. Ako kanya kamaye urufunguzo, arangije ahita akabwira ati karamubwira ati uyu mugabo nyamara nubwo uri kumwishinga nge twabanaga muzi, sinzi ibintu kamukoze ku ijosi. Maze umukobwa nawe atangira kwikanga, avuga ati byange bikunda abo bantu bose bashobora kuba ari amavampire, bitewe nuko abonye agakobwa nako gatangiye kugenda gahindura amaso. Avuga ati ese ni ibiki ndi kwibona? Kumba agakobwa kari kishikoraguyeho kivishije amaraso, bya bindi abantu bacyara bishiragaho babyita ngo ni tatuwaje. Ako kanya umugabo agatangira akagiye kumukurikira, akabwira ati urimo kujya hehe? Amubwira ati ngo ntago nshaka kuva hano ngaha, biriya wabonye ndi gukora uriya mukobwa ni ikibi, nubwo wabonye ndi gukora biriya n'uriya nawe nikateye. Ese aba bantu niki cyabahinduye kibagira vampire ko bose bahindutse amavampire kimwe? Ese uyu mukobwa ari bwemere kuba yumva inama z'uyu mugabo arimo kumugira kandi yamubonye nk'ivampire? Byo byonyine ni ukumwegera mwongorera. Umukobwa afite ubwoba avuga ati ese urimo kuntinya? N'ubwambe abo ubana bo nabo urabizeye neza? Tudadi ibyacu ntibitinda, tugaruka hano ngaha mu karesitora. Wa mukobwa aje mu karesitora ndetse na wa mugabo basohokanye bagiye kuri date, baraza mu karesitora. Umukobwa batangira kumubwira ati uko ubona hano bano bantu bose, ese ubu wamenya umuzima n'utari umuzima? Ako kanya umusore yavuze ibintu abantu bose bahita basohoka, avuga ati mfite imbaraga zo kuba nakontorera ikintu